Yesu Kristo nashimwe. Tugeze ku munsi w'121 dusoma Bibiliya, turi mu gitabo cya Nehemiya. Uyu munsi tukomeje dusoma ibice 10 ndetse n'ibice 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ubwo bimeze bityo byose, turasezerana isezerano ridakuka, turyandike, abatware bacu n'abarewi bacu n'abatambyi bacu barishyireho ikimenyetso. Abashyize ikimenyetso ku isezerano. Abashyizeho ikimenyetso naba Nehemiya umutirushata mwene Hakariya na Sedekiya n'Abasaraya na Azariya na Yeremiya na Pashuri na Amariya na Marikiya na Hatushi na Shebaniya na Maruki na Harimu na Meremoti na Obadiya na Daniyeli na Ginetoni na Baruki na Meshulamu na Abiya na Miyamini na Maziya na Birugayi na Shemaya. Abo bari abatambyi. Abarewi naba Yoshuwa mwene Azariya na Binuwi wo muri bene Henadadi na Kadimiyeli na bene wabo Shebaniya na Hodiya na Kerita na Peraya na Hanani na Mika na Rehobu na Hashabiya na Zakuri na Sherebiya na Shebaniya na Hodiya na Bani na Benunino. Abatware b'abantu naba Paroshi na Patimowabu na Elamu na Zatu na Bani na Buni na Azigadi na Bebayi na Adoniya na Bigivayi na Adini na Ateri na Hezekiya na Azuri na Hodiya na Hashumu na Besayi na Harifu na Anatoti na Hobayi na Magipiyashi na Meshulamu na Heziri na Meshezabeli na Sadoki na Yaduwa na Peratiya na Hanani na Anaya na Hoseya na Hananiya na Hashubu na Haroheshi na Piriha na Shobeka na Rehemu na Hashabuna na Maseya na Ahiya na Hanani na Anani na Maruki na Harimu na Bani. Abandi bantu bose n'abatambyi n'abarewi n'abakumirizi n'abaririmbyi n'abanetinimu n'abari bitandukanije mu mahanga yo mu bihugu, bagatwarwa n'amategeko y'Imana, n'abagore babo n'abahungu babo n'abakobwa babo, umuntu wese ujijutse akamenya ubwenge, bafatanya n'imfura na bene wabo, bishingira umuvumo n'indahiro ko bazajya bagendera mu mategeko y'Imana yatanzwe na Mose umugaragu w'Imana, bakitondera gusohoza ibyo Uwiteka umwami wacu yategetse byose no guca imanza kwe n'amateka ye, kandi yuko tutazashyingirana n'abanyamahanga bo muri icyo gihugu, kandi yuko abanyamahanga bo mu gihugu nibazana ibintu cyangwa ibyo kurya byose kugura ku munsi w'isabato, tutazagura nabo ku munsi w'isabato cyangwa ku munsi mukuru, kandi yuko umwaka wa 7 tuzaraza igihugu ihinga, tukarorera no kwishyuza umwenda wose, kandi twishyiriraho amategeko yo gutanga 1/3 cya shekeli uko umwaka utashye, byo gukoresha umurimo w'inzu y'Imana yacu, n'iby'imitsima ihora itekerwa imbere y'Imana, n'iby'amaturo y'ifu idasiba guturwa, n'iby'ibitambo byoswa bidasibwa gutambwa, n'iby'amasabato, n'iby'imboneko z'amezi, n'iby'iminsi mikuru yategetswe, n'iby'ibintu byera, n'iby'ibitambo byo gukuraho icyaha bihongererwa Abisiraheli, n'iby'imirimo yose yo mu nzu y'Imana yacu. Maze dufindira abatambyi n'abarewi n'abantu ngo tumenye uko bazajya batura amaturo y'inkwi, ngo bajye bazizana mu nzu y'Imana yacu uko amazu ya ba sekuruza yari ari mu bihe byategetswe uko umwaka utashye. Izo nkwi nizo gucanwa ku cyotero cy'Uwiteka Imana yacu nk'uko byanditswe mu mategeko. Twemera no kuzana mu nzu y'Uwiteka umuganura w'ubutaka bwacu n'umuganura w'imbuto zose ziribwa z'ibiti
by'amoko yose uko umwaka utashye, kandi no kuzana imfura z'abahungu bacu n'uburiza bw'amatungo yacu nk'uko byanditswe mu mategeko, uburiza bw'inka zacu n'ubw'intama zacu, ngo tubuzane mu nzu y'Imana yacu, tubishyire abatambyi bakora umurimo w'ubutambyi mu nzu y'Imana yacu, kandi tukajya tuzana umuganura w'irobe ryacu n'amaturo yacu azunguzwa n'imbuto ziribwa zo ku biti by'amoko yose na vino n'amavuta, tukabizanira abatambyi mu byumba byo mu nzu y'Imana yacu, tugaha Abalewi 1/10 cy'ibyeze mu butaka bwacu, kuko Abalewi ari bo bahawe 1/10 cy'imyaka yo mu midugudu yose. Kandi umutambyi mwene Aroni azajya aba hamwe n'Abalewi uko bazajya bahabwa 1/10, kandi Abalewi nabo bazajya bazana 1/10 cya 1/10, babizane mu nzu y'Imana yacu, babishyire mu cyumba by'inzu ibikwamo iby'ubutunzi. Abisiraheli n'Abalewi bazajya bazana amaturo azunguzwa y'amasaka na vino n'amavuta, babishyire mu byumba birimo ibintu by'ubuturo bwera, bafatanije n'abatambyi bakora umurimo w'ubutambyi n'abakumirizi n'abaririmbyi, kandi ntabwo tuzata inzu y'Imana yacu. Imana ishimwe. Igice cya 11. Nuko abatware b'amazu baguma i Yerusalemu, kandi abandi bantu bafinda ubufindo bwo gukuramo abantu 1/10 ngo babatuze i Yerusalemu umurwa wera, n'abandi basigaye bose mu yindi midugudu. Abantu bashima abagabo bose bitanze babikunze ngo bature i Yerusalemu. Kandi aba ni bo batware b'igihugu babaga i Yerusalemu, ariko mu midugudu y'Ubuyuda umuntu wese yabaga mu gikingi cye mu mudugudu w'iwabo. Abisiraheli n'abatambyi n'Abalewi n'Abanitinimu n'abuzukuruza b'abagaragu ba Salomo. Muri Yerusalemu hari harimo bamwe bo mu Bayuda n'abo mu Babenyamini. Muri bene Yuda ni Ataya mwene Uziya mwene Zekariya mwene Amariya mwene Shefatiya mwene Maharayeli wo muri bene Peresi, na Maseya mwene Baruki mwene Korihoze mwene Hazaya mwene Adaya mwene Yoyaribu mwene Zekariya w'Ishilo. Bene Perisi bari batuye i Yerusalemu, bose bari abagabo b'intwari 468. Kandi aba ni bo bene Benyamini: Saru mwene Meshulamu mwene Yowedi mwene Pedaya mwene Koraya mwene Maseya mwene Tiyeli mwene Yeshaya, akurikirwa na Gabayi na Sarayi. Bose bari 928. Kandi Yoweli mwene Zikiri yari umukoresha wabo, na Yuda mwene Hasenuwa yari uwa kabiri mu batware b'umurwa. Mu batambyi ni Yedaya mwene Yoyaribu na Yakini na Seraya mwene Hirukiya mwene Meshulamu mwene Sadoki mwene Merayoti mwene Ahitubu umutware w'inzu y'Imana. Na bene wabo bakoraga umurimo wo mu nzu bose bari 222. Na Adaya mwene Yerohamu mwene Peratiya mwene Amusi mwene Zekariya mwene Pashuri mwene Malikiya, na bene wabo b'abatware b'amazu ya ba sekuruza bose bari 242. Na Amashisayi mwene Azariyeli mwene Ahazayi mwene Meshiremoti mwene Imeri, na bene wabo abagabo bakomeye b'intwari 128. Kandi umukoresha wabo yari Zabudiyeli mwene Hagedorimu. Kandi abo mu Balewi ni Shemaya mwene Hasubu mwene Azirikamu mwene Hashabiya mwene Buni na Shabetayi na Hozabadi, bo mu batware b'Abalewi abakoreshaga imirimo y'inzu y'Imana yo hanze. Na Mataniya mwene Mika mwene Zabudi mwene Asafu wari umutware watereraga abandi ishimwe iyo basengaga, na Bakibukiya wari uwa kabiri muri bene se, na Abuda mwene Shamuwa mwene Garari mwene Yedutuni.
nuko abalewi bo mu murwa wera bose bari 284, kandi abakumirizi Akubu na Talimoni na bene wabo barindaga amarembo bose bari 172. Abatuye mu yindi midugudu, abandi Bisiraheli bose n'abandi batambyi n'abalewi baturaga mu midugudu y'Ubuyuda yose, umuntu wese muri gakondo ye. Ariko abanetinimu babaga Ofeli kandi Siha na Gishipa nibo bari abatware babo. Umukoresha w'abalewi i Yerusalemu yari Uzi mwene Bani mwene Hashabiya mwene Mataniya mwene Mika wo muri bene Asafu b'abaririmbyi. Bakoraga imirimo y'inzu y'Imana, kuko umwami yari yategetse ibyabo, akagerera abaririmbyi igerero ry'iminsi yose. Kandi Petahiya mwene Meshazabeli wo muri bene Zera mwene Yuda yari igisonga cy'umwami cyarangizaga iby'abantu bose. Kandi mu birorero n'ibikingi byabyo bamwe b'Abayuda baba i Kiriyataruba no mu midugudu yaho, n'i Diboni no mu midugudu yaho, n'i Yekabuseri no mu midugudu yaho, n'i Yeshuwa n'i Morada n'i Betipeleti n'i Hasarishuwari n'i Berisheba no mu midugudu yaho, n'i Sikuragi n'i Mekona no mu midugudu yaho, na Enirimoni n'i Sora n'i Yaramuti n'i Zanowa na Adulamu no mu midugudu yaho, n'i Lakishi n'amasambu yaho, na Azeka no mu midugudu yaho. Uko niko batuye uhereye i Berisheba ukageza mu gikombe cya Hinomu. Ababenyamini nabo batura i Geba bageza hirya yaho i Mikimashi na Ayiya n'i Beteli no mu midugudu yaho, na Anatoti n'i Nobu na Ananiya n'i Hasori n'i Rama n'i Gitayimu n'i Hadidi n'i Seboyimu n'i Nebalati n'i Lodi na Ono haba umubande w'abakozi b'abahanga. Kandi abalewi bamwe bo mu Bayuda bifatanya n'Ababenyamini. Imana rero ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma igice cya 12 ndetse n'igice cya 13 dusoze iki gitabo cya Nehemiya, dutangire igitabo cya Esiteri. Mugire umunsi mwiza.